twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu Nyagasani akaba duhamaganga kuri buri munsi kubera impuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugirira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 24 tariki 21 Nzeri 2023, ubwo duhimbaza Mutagatifu Matayo, intumwa ndetse n'umwanditsi w'ivanjiri. Isomo rya mbere ni iryo mu ibara kwa Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 7, umurongo wa 11 kugeza kwa 13. Bavandimwe, ubu rero ngewe uri ku ngoyi y'inzira Nyagasani, ndabinginga ngo mugenze mu buryo bukwiranye n'ubutore bwanyu. Nimubane mu rukundo, murangwa n'ubwiyoroshye n'ituze n'ubwiyumanganye, mwihanganirane muri byose kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Nk'uko umubiri ari umwe na roho akaba umwe, ni nako mwahamagariwe gusangira ukwizera kumwe. Nyagasani ni umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu ni imwe, n'Imana ni imwe, y'umubyeyi wa bose, usumba bose, agakorera muri bose kandi agatura muri bose. Buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite ko Kristo yayimugeneye. Ni nawe wahaye bamwe kuba intumwa, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba abogezabutumwa, abandi abaha kuba abashumba cyangwa se abigisha, nk'uko yatunganyije abatagatifujwe be, anabategurira gukomeza umurimo bashinzwe wo kungura umubiri wa Kristo, kugeza igihe twese tuzunga ubumwe mu kwemera no mu kumenya umwana w'Imana, tukazaba abantu bashyitse bageze ku rugero ruhamye ruhingayinga igihagararo cya Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 19. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana, n'ikirere kikagaragaza ibyiza yakoze. Umunsi ubwira undi munsi inkuru yabyo, ijoro rikabimenyesha irindi joro. Nanone nta nkuru, nta n'amagambo, kuko ijwi ryabyo ritumvikana. Ariko ku isi hose urusobe rwabyo rurigaragaza, n'imvugo yabyo ikagera ku mpera z'isi. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri hagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 9 kugeza kwa 13. Muri icyo gihe Yezu avuye i Kafarinawumu, abona umuntu wicaye mu biro by'imisoro, akitwa Matayo. Aramubwira ati, "Nkurikira." Arahaguruka aramukurikira. Nuko igihe Yezu yari ku meza iwe, abasoresha benshi n'abanyabyaha baraza, basangira nawe n'abigishwa be. Abafarisayo babibonye, babaza abigishwa be bati, "Niki gituma umwigisha wanyu asangira n'abasoresha n'abanyabyaha?" We rero abyumvise aravuga ati, "Abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo ni abarwayi. Nimugende rero musiganuze ikiri ijambo rivuga ngo, icyo nshaka ni impuhwe si igitambo. Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo abanyabyaha." Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo abanyabyaha. Bana b'Imana, Imana ihabwa ikuzo n'icyubahiro mu mitima yacu. Ngaya amasomo byacu duteguriye kuri umunsi duhimbazaho Mutagatifu Matayo, intumwa ya Yezu Kristo n'umwanditsi w'ivanjiri Yezu Kristo, ku rutonde rwa mbere. Tugiye rero muri aka kanya hamwe n'amasomo byacu duteguriye kuri uyu munsi mukuru, kuzirikana ku ijambo umwuga cyangwa umurimo. Bityo tuze kureba uburyo uwo mwuga wa Matayo wari umusoresha, bikaza kurangira koko ahindutse intumwa ya Yezu Kristo, akabya bindi bya Yezu Kristo, ugutora iyo bari baragutaye, akagutaka akagutonesha, bityo koko kamererwa neza kubera impuhwe z'Imana. Matayo rero aratumurikira cyane cyane ngo tujye kuzirikana ku mwuga. Ese umwuga ni iki? Umwuga ngo ni uburyo koko bw'imibereho, uburyo aho ukura umugati ikikubeshaho, source. Iyo source rero, iyo soko niyo bita nyine uwo mwuga. Umugati nawo ni isoko y'ibyishimo, aho ukura ibyishimo. Burya umuntu ahaze agira ibyishimo, aba yijuse nyine.
aba yanyuzwe guhaga umugati w'ibyishimo, aho kuba umugati aho ngaho ugomba guhakomeraho kandi koko ukarushaho guhasigasira ejo n'ejo bundi utazahabura. Tukazirikana ko Yezu Kristo igihe n'igihe ashobora guhindura umwuga wawe akahinduramo umwuga, ko umwuga w'ijuru wari umwuga wakoraga hano ku isi ariko akawuhindukiza umwuga wa hehe, umwuga wo mu ijuru. Nyuma rero kumva isomo rya mbere twavanye muri Europa mutagatifu cy'Abanyefezi, aha tubwira ubumwe ntabwo ari ikintu kimwe, ahubwo ni ibintu byinshi, a plusieurs variétés, igitekerezo gituruka hirya n'ikindi gituruka hino, byose byibumbiye hamwe ubundi ukabyara ikintu kimwe. Ngiyo n'imyuga yacu ishobora kuba myinshi cyane, imirimo ikaba myinshi ariko iri kuganisha ahantu hamwe, ipfa kuba iri kuganisha mu ijuru. Nyuma rero y'ubwo bumwe ugomba guturanga, uko Yezu Kristo atadutorera bimwe, umwe amunyuza aho undi akamunyuza aha ngaha, ariko twese intego ariko iyo kuzahura mu ijuru, kuko nicyo Yezu Kristo ashaka kutwigisha, ko imyuga yacu n'indi mirimo yose twakora ari ukuboneza ingoma y'ijuru aho hantu hamwe nyine. Bityo koko akanyura kwa Matayo uyu munsi akamutora, amwereka ko umurimo yakoraga wo gusoresha agiye kumuhindurira ugahinduka umurimo koko uko ageze ingoma y'Imana. Reka rero nyirizina tuzirikane ku myuga. Buri wese afite umwuga, buri wese afite umurimo, nta n'umwe utagira umurimo, nta n'umwe utagira umwuga. Tujye kubana kuri ivanjiri y'itorwa rya Matayo, maze tuze gusubiza ibibazo bitatu ziza kudufasha kumva Matayo uwo ari we naho Yezu ashaka kumuganisha. Ikibazo cya mbere kiragira kiti, ese Yezu aje kukureba anytime, igihe n'igihe, akagusanga ku kazi kawe, umurimo wakoraga wamukurikira? Ese mwajyana cyangwa wamuhakanira? Ukomeze wibaza uti, niyo umugati wawe wawubonaga wenda mu buraya, mu ngeso mbi z'urukozasoni ariho ukuraga umugati wawe, mu busambo aho wibaga, aho ngaho uzakomeza uwo mwuga Yezu naza gukureba. Ukomeze ugurure ifoto wasinze, uri mu buraya, uri mu busambanyi, wibye amaturo, wibye imisoro, wibye amahoro, uri mu biro bya gasutamo nka Matayo, uri kwica, uri guterekera, uri kuraguza, uri kubandwa, ukura amafoto, uri kuroga, uri gukuramo inda, uri gutangiza aratsi. Ese niba muri iyo myuga maze kurondora n'indi myinshi cyane, ariho ukura agasabuni, ariho ukura agafaranga, ariho ukura umugati, ariho ukura amafaranga urihira abana b'ishuri, ariho ukura amafaranga utungisha urugo, ariho ukura amafaranga koko agutunze, ariho ukura amaramuko, ariho ukura ibondo, Yezu aramutse aje ibyo wabisiga nawe wamukurikira? Ibaze nawe Yezu aje akakubwira ati nkurikira nk'uko yabibwiye Matayo, aho nawe koko utabeshye wabisiga? Wabisigira nde? Uba utekereza ku muntu wasigira iryo raha, uwo munyenga, icyo kinyenga, ubwo buryohe? Erega nirinze kuvuga urwo rufaranga warusigira nde ko nta jambo ryanga mu rindi? Aha, ibyo byose rero bigatuganisha ku bintu byose bituryohera, bya bindi bishobora kudushimisha ariko cyari bikazadushimuta, bya bindi bidushimisha by'akanya gato, ryaraha, bwa buryohe by'akanya gato, ibyo tubamo buri munsi, ibyo twirirwamo, ibyo turaramo, ibyo dukora reka mvuge bitari byiza, bidashimisha Imana, twebwe bikadushimisha, bigashimisha umubiri wacu. Uze gutekereza Yezu aramutse aje nawe akakubwira ati bihindure, bireke unkurikire, bisige maze unsange njye soko ya byose. Aho nawe Yezu wamwemerera nk'uko Matayo yamwemereye? Cyangwa wamubwira uti Yezu ubu ndetse akanya gato, Yezu wigumire iyo ngiyo, Yezu ntibivange mu byanjye, Yezu ntabwo ngukeneye, bikarangira koko wipfutse mu maso, bya bindi by'uko nyine gukora icyaha wipfuka mu maso wakingirana, Yezu ubundi koko akabura aho anyura aje kukureba. Yezu wasanga nawe azagusiga? Uko niko wowe nanjye hari igihe twanga kuva ku mayezi, akambwa nyine yanga kuva ku mayezi, yanga gusiga amayezi, kandi shebuja yarahitegura inyama ziryoshye, ariko ikanga kureka kuguguna amagufa, ikanga kureka n'amayezi. Ikibazo cya kabiri gishingiye ku bintu byari gutera Yezu ubwoba igihe ahamagaye Matayo. Urumva Abanyaroma bari barakolonije Abayisiraheli, barabakandamije, barabanyweje, Abayisiraheli bari ku ngoyi y'Abanyaroma. Rero ba Matayo mu gihe cya Yezu bakoreraga Abanyaroma, bari abakozi b'Abanyaroma,
muri icyo gihe rero bagafatwa abandi bayisiraheli cyane cyane abafarisayo n'abigishamategeko babafataga nk'abanzi b'igihugu, ibisambo biba igihugu kubera iyo misoro basoresha ibirenze, ingambanyi z'igihugu, baragambanira igihugu, abanyabyaha baruharwa rw'imbi ku rwego rw'indaya, ndetse ngo ntibari bemewe no kwinjira mu ngoro kuko nyine bari banduye, baruharwa, ingambanyi gusa n'ibisambo, imbwa gusa, kubera ko nyine bakoraga abanyamahanga. Nawe uzi kwibaza inshuti y'umwanzi wawe wayita ute? Aka niko kagaba Matayo bari barahuye nako, gushyirwa mu kato. Kubera iki? Kubera ko ari baruharwa nyine, marginalize. Aha niho Yezu rero amusanze. Wakwibaza uti kuki Yezu atatinye ko Matayo yazamugambanira? N'ibi yakoraga akabikora bene wabo, cyangwa akaba yamwegera akayamwicira intumwa, akamukorera ibyamfura akamuvangira. Tekereza nawe nk'umuntu nka Maneko akinjira iwawe ari gukoneka, wowe ntiwagira ubwoba? Kuki Yezu atagiriye ubwoba Matayo? Umujura nk'uwo kabuhariwe kuki Yezu atamugiriye amakenga? Aha, igisubizo yakiduhaye ati sinazanywe n'intungane ahubwo abanyabyaha, icyo nshaka ni impuhwe si ibitambo. Rero hadutangaza n'ukuntu Yezu we koko ari kwiyumva nta mpungenge afite, kuko icyo akora arakizi, icyamuzanye n'icyo ari gukora. Ariko abafarisayo bafite impungenge za kimuntu, kuko icyabo no gukurikiza amategeko ndetse no kugenda bacungacunga abanyabyaha kugira ngo babagushemo. Nuko bagatangira bagashidikanya bati nyamara Yezu witondere ibyo bisambo, witondere izo ngegera, witondere ko kwa babeshyi, witondere abasambanyi, witondere abasoresha, witondere izo ngambanyi. Nyamara witonde, ubwo ishanga ruracyarimo, kuko hanyereye hatuma. Yezu uramenye, kuko kabaye icwende ndikoga, niyo koze ntigashira umunuko. Ibyo nibyo birego by'abafarisayo n'abigishamategeko bari kugenda koko batura kuri Yezu, igihe Matayo na Yezu koko bari gusangira akabisi n'agahiye. Ariko abigishamategeko ntibabyishimiye. Yezu rero agiye kubereka ko akabaye icwende koga ndetse kagacya, yewe kagashira n'umunuko bitewe n'ukoza n'icyo akongesha. Amen. Ngo Yezu Kristo koko ugiye koza Matayo, akamuhanagura, akamusukura, bwa bwandu bwe bwose, bya byaha bye byose, bwa busoresha bwe bwose, nuko bwa busamo bwose akabuhanagura, cya cyasha bari baramushyizeho ubundi akamuhanagura. Ibi bikerekeza ku ntebe ya penetensiya. Iyo umuntu amaze guhabwa penetensiya, ahasigaye ajya ku meza matagatifu agasangira na Yezu Kristo. Iyi vanjiri ikubiyemo nyine amasakamento abiri, gutorwa kwa Matayo, arangiza agahabwa penetensiya, Yezu akamubwira ati nkurikira, ubundi agasangira na Yezu ariyo Ukarisitiya. Kuko iyo wisukuye neza, iyo wakize umwanda, ugahanagura umwanda wose, usangira na Kristo. Nuko rero mugasabana, mukabana neza na Yezu Kristo. Yezu akunda bamwegera ntiyanga bamusanga. Yezu we buri gihe ameze nka simba ikangwa, bamuca intege ati uriya muntu uramuzi ibintu yakoze, uriya muntu uzi ko ari ruharwa. Ariko Yezu we ni simba ikangwa, aragenda akagutora akagutaka maze akagutonesha kubera impuhwe ze. Akana umukristo muvandimwe kubera impuhwe ze, nicyo Yezu Kristo agenderaho. Naho ubundi ntabwo azareba igihagararo, ntabwo azareba imisusire, ntabwo azareba kuri gukurikiza amategeko 100%, ahubwo icyo areba ni impuhwe ze. Kuko Yezu Kristo ntabwo tumusanga kubera ko turi intungane, ahubwo dusanga Yezu kugira ngo adutunganye. Ntabwo dusanga Yezu kubera ko turi beza dukurikiza amategeko ye, ahubwo Yezu iyo tumusanze atugira beza. Kubera iki? Kubera impuhwe ze. Ikibazo cya gatatu tuza kwibaza kwa Matayo, nyuma y'uko Yezu Kristo amaze kumutora, ukibaza uti ese kuki ekonome wa Yezu, umucungamutungo wa Yezu atabaye Matayo? Nk'umuntu wari yarabyigiye, akaba anafite na experience, yarakoze muri gasutamo, amahoro n'imisoro, byose kose ari inzobere muri byo. Ibishoboke ko afite maîtrise cyangwa doctorat muri byo, kuko koko yari yarabyize, ari inzobere muri byo. Ariko dutangazo n'ukuntu atari Yezu yagize ekonome, ahubwo ekonome wa Yezu akaba Yuda. Ese ni ukubera iki? Igisubizo nuko buri gihe ari impuhwe za Yezu. Ibintu byose Yezu abikora kubera impuhwe atugirira. Ikindi kandi umwuga dukora burya ubincamarenga yuko tuzamera, yaho Imana ishaka gutuganisha. Umwuga dukora no ku isi burya buducira amarenga yo hakurya y'imva,
icyo nicyo Yezu Kristo yitaho, agira ngo dukure habi turi atugeza heza. Buri wese koko afite aho munyuza, ariko dufite aho tuzahurira twese. Akayamvuga igira iti inzira zose zigana i Roma, inzira zose zigera i Roma. Ni koko burya Yezu Kristo afite ahantu henshi yakutunyuza, kandi buri wese amunyuza ahe, amunyuza he ku giti cye, kuko buri wese ari umwihariko wa Nyagasani nyine. Ntabwo rero ibya Yuda aribyo bya Matayo. Yezu afite uburenganzira bwo guha umuntu umurimo, umwuga, bitewe n'aho ashaka kumuganisha, bitewe n'icyo yifuza ko azambera. Ariko byose bihiniye mu ijambo kurobera Yezu Kristo abantu bajya hehe, abantu bajya mu ijuru. Nguwo umwuga wacu wakagombye kudukiza, ugakiza n'abandi, ugatwereka ijuru, ukagereka n'abandi. Icyo nicyo Yezu Kristo yitaho. Naho ubundi ibintu by'imyuga Yezu Kristo nta nubwo abizi. Ntabwo yita ko wari umusoresha, ntabwo yita ko wari ekonomewe, ntabwo yita ko ushinga umutungo, ntabwo yita ko uri umuyisilamu, ko uri umugatolika, ko uri umutegetsi. Icyo yitaho gikomeye cyane ntabwo ari n'ubutungane bwawe, ahubwo ni impuhwe ze. Yezu Kristo buri gihe ashaka ikintu cyose kuko cyatugirira neza, kandi buri wese ku rwego rwe akareba ahantu hose yakunyuza hamunogeye. Hari igihe wowe wibwira ko atariho, uyu mwuga ngo si uwanjye, sinjye wari ukwiriye iki ngiki, ninjye ukwiriye gukora kiriya kubera amashuri nize, kubera ubuhanga afite, kubera ubwenge afite, kera niyo gikora. Ariko Yezu igihe kimwe ashobora kukudeviya, agakujyana ku rundi ruhande, ajya gukora icyo ubuhangange bwe, ko udakora ibyo ushatse, ahubwo ko wakagombye gukora ibyo Yezu Kristo ashaka. Icyo Yezu Kristo ashaka aba ari cyo nkora. Yezu Kristo buri gihe aba ashaka ko umwuga uri gukora wakugeza mu ijuru. Nanone iyo abonye ko umwuga utazakugeza mu ijuru, ahita awuhindura, agatangira ibimenyetso, akayambamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Yezu Kristo aguha sinye, akaguha ibimenyetso kugira ngo uve kuri uwo mwuga wenda wari mubi, akujyana heza. Nguko abigenjeje Matayo. Matayo bishoboye ko Yezu Kristo yabonaga koko nakomeza kuguma ku bintu by'amafaranga bizamutesha ingororano y'ijuru, bizatuma akomeza yiba, akomeza koko afatwa nabi. Ariko Yezu Kristo abaye nk'uyamukuyemo, ayamukuyeho amujyanye ahandi heza, amuhaye sinye ati uyu mwuga witonde, uyu mwuga niba kugeza mu ijuru. Natwe tujye dushoza ku myuga yacu, niba ntaho Yezu Kristo yaduciriye isiriko itazatugeza mu ijuru iyo myuga yacu. Umwuga wa mubyeyi nuko aza akakubwira ati ariko ibyo bintu urimo wabiretse, ukanga kumwumvira, ko akongera ati nyaboneka uwo mwuga wawuretse, ukanga kumwumvira. Nyaboneka umwuga wawuretse, umunwa ngo cwe, nyaboneka umwuga wawuretse, amatwi ngo cya, nyaboneka umwuga wawuretse, amaso ngo nuko byose ukagenda ufunga, kandi Yezu Kristo yaguhaye ibimenyetso ntubibone. Ngiryo ijambo rishobora kuguhindukiza, Yezu ashobora kukubwira ati va muri ibi, jya ahangaha, nkurikira. Nuko rero wamwumvira ugahita ugira ute, ukabisiga byose, ugasiga bya maturo, ugasiga ya misoro, ugasiga bya biceri byose, ugasiga bwa bukungu, ubundi ko ugasanga ubukungu nyakuri Yezu Kristo. Uyu mwuga wa Matayo yakoraga kera, uyu mwuga we collecteur d'impôts, bizarangira wabaye collecteur des hommes. Uyu mwuga ushobora gutuganisha kuri ya kano ya nyuma 1752, salus animarum lex suprema, la loi suprême de l'église. Itegeko rikuru rya Kiliziya, c'est pour le salut des âmes, ni ugukiza roho, ni ukugira ngo kuko roho zigere mu ijuru. Ngiki cyo Yezu Kristo abashaka burya ibintu byose wakora, niba nta juru ririmo, niba nta juru guteganya, wabyihoreye muvandimwe. Ni ibintu urimo, ibyo bintu koko urimo ubona ko bitaguhesha ingororano y'ijuru, wabiretse koko hakiri kare. Iyo myuga wayiretse, ko uwo mwuga koko utakugeza mu ijuru wawihoreye. Yezu Kristo yarabonye Matayo kuva kera ati uriya muntu uzi gukusanya amafaranga, uzi kurundanya ibiceri, abantu bamunanira gute kubakusanya pour le royaume de Dieu, kungoma kubera ingoma y'ijuru nyine. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo igisambo cyari kimenyereye kwiba, ngo cyaje gufata icyemezo cy'uko kigiye kuva ku busambo, ariko agatima gakomeza kurehareha. Ese mubyeyi, isengesho ry'igisambo urarizi? Wasanga utariba, niyo mpamvu iryo sengesho utarizi. Ariko abantu twibye, nawe wibye n'undi wibye, iryo sengesho agomba kuba arizi mu mutwe, ati Mana yanjye umbabarire ntibaze kumfata. Nuko icyo gisambo kigenda kivugira iryo sengesho ati Mana yanjye ngiye kwiba bwa nyuma, ariko umbabarire ntibaze kumfata. Nuko icyo gisambo cyari gicunda agahene kari ku muturanyi, nuko rero gishaka gusezera ku kwiba, kimaze kugakura kariya gahene.
nuko kiragenda kiti Mana mbabare ntibafate ako gasengesho. Nuko cya gisambo kiragenda kigeze mu rugo gisanga nyir'urugo arahari, ubwo gisubirayo. Ku nshuro ya kabiri nanone kiravuga kiti nabwiye Imana ko iriya hene ninyizana ntazongera gusubirayo. N'ubundi akora isengesho ati Imana mbabare ntibafate. Nuko aragenda ku nshuro ya kabiri asanga nyir'urugo noneho afite umupanga, umuhoro. Nanone cya gisambo kigira ubwoba gisubirayo, ntiyaba kirya ya hene. Ku nshuro ya gatatu nanone kiravuga kiti umva Mana nakubwiye ko nzasezera ku busambo iriya hene ko maze kuyigeza hano mu rugo, ubundi nzahita nzina ku busambo. Nuko cya gisambo kiragenda ku nshuro ya gatatu gicakira ya hene. Gicakiye ya hene irabira ivuza induru. Nuko rero nyir'urugo kuko aratabara, cya gisambo kiruka kiramucika. Cya gisambo kiba kiracitse, nyir'urugo ntiyongera kugifata. Nuko cya gisambo gikomeza kubwira Imana ati Nyagasani mbabaririye ihene koko ngiye gusubira ku nshuro ya kane, iyi hene ninyizana koko sinzasubira kwiba. Ati Imana mbabarire ntibafate. Nuko cya gisambo kiragenda ku nshuro ya kane. Cya gisambo gisubiyeyo nuko gifata ya hene noneho mu gihe koko kigiye kuyisohora cyayifashe umunwa kugira ngo ntiyongere kwabira, nyir'urugo bamuciye akaboko kose aragakembura. Ubwo cya gisambo kibonye ko nyir'urugo giciye akaboko kimusigira akaboko, ubundi kiriruka kiragenda kigenda kiva amaraso inzira yose. Nyir'urugo asigarana akaboko, asigarana n'ihene ye. Cya gisambo koko gitaha gityo amara masa. Ibaze nawe gisize akaboko mu kiraro, gisize akaboko kigasiga nyir'urugo, kirigendeye. Mana ufashe ntibamfate. Bakristo bavandimwe Yezu Kristo akuzwe. Reka tuzirikane nk'amasomo 3 twakura mu rugendo rw'iki gisambo. Icyambere twazirikana, Yezu kuguha iby'agaciro aguha agaciro. Yezu kugushinga ngo ibigega nkuko ari kugihereza Matayo, agushinge konoma, agushinge ibintu, ahubwo agushinga ubuntu, agakugirira ubuntu. Tekereza uburyo Matayo yari igicibwa none abayeho agaciro, yari ruharwa, yari igisambo none koko Imana imugira ubuntu banasangiye na Yezu. Tekereza uburyo atakandagiraga mu ngoro kubera ubusambo, kubera ubujura bwe, none koko impuhwe gasani iyo ngoro ayikandagiyemo asangiye na Yezu. Ntabwo asangiye na Yezu gusa, ahubwo agiye kuba shefu w'ingoro, intumwa nyine Yezu Kristo ashingiraho kiliziya ye. Icyo gitangazo uracyumva mubyeyi, nk'uko Yezu Kristo agutora bari bagutaye ubundi akagutonesha, ukaba umutoni wa Yezu Kristo nka Matayo kubera impuhwe ze. Matayo bisobanura don de Dieu, impano y'Imana. Yezu Kristo akamugira umwihariko we. Icya kabiri twazirikana kuri iki gisambo nuko ngo hari abantu banga kurekura ingoma, ubutegetsi, ububasha, amafaranga, amatungo, ihene ngo batarabaca akaboko. Bene kuko niko abenshi twangusezerera ingeso, tutarandura nk'ikirwara gikomeye cyane, bataraduca akaboko, tutarava amaraso, tutararwara, tutarahura n'ibibazo, ibigeragezo. Nyamara Yezu Kristo yaratereye kera kubwira ati waretse ibi bintu, waretse imyuga koko itandesha agaciro, waretse imyuga koko ipfuye amaso, waretse. Ariko uzabyumva neza akaboko nyir'urugo gasigaranye, uzabyumva neza akaboko gacitse. Ariko simbikwifurije, nyamara Yezu Kristo yaguhaye ibimenyetso ati nkurikira ukanangira. Reka tuzirikane ku cya gatatu bita inyongezo, aho bamwe iki gisambo duhera mu kujya gusezera ku cyaha. Ati ndabanza sezere ku cyaha nkibunduguze, ubundi nivugute mu cyaha rimwe rizima, ubundi sinzasubire. Ariko se wamenye ko minsi y'igisambo ibaze, cyagiye uzavuga ngo sinzasubira, yaba ari cyajye nyir'urugo kuko banga uyu muhoro we ubundi agahita gutema. Abenshi dukunze gucunga iminota nyuma ngo tujye gusezera icyaha, nyamara ntitumenye ko ari shitani yadutegeye. Aho niho koko agiye gutugomeza, ubundi atwice nabi, birangire koko baduciye akaboko kandi ngo bwari ubwanyuma ngo sinzasubira. Mana mbabarire koko sinzasubira, Mana ufashe koko. Kandi ntabwo kuri urabizi neza ugiye gusezera ku cyaha, ngo ugiye gusezera ku cyaha, agasezera ababyeyi ugasezera ku cyaha, mbanze njye kukivuguta mu bwa nyuma. Aho ngaho kuko ntabwo bazaguca akaboko gusa, aho gushobora guhasiga ubuzima. Ese koko umwuga wawe uramutse Yezu aje kuwukoreberamo, aho wagenda wamusanga. Reka mbanze soze nisanzure, nimareyo wese uko ubasha ngo wimareyo, nyamara utazi urudugutegereje. Tekereza nawe iyo Matayo kiza kubanza kongera kujya gusezera ku misoro, ubundi akarundanya ariya amafaranga yose, ubundi ko kagira ate ngo kajya abona gukurikira Yezu.
gukusanya ibintu bibi byose ngo ukabizanira Yesu, kandi koko wanze kubisiga nyine. Baca umugani ngo ibijya gucika bica amarenga. Mukristo muvandimwe, Yezu ntabura amarenga gucira mu buzima bwawe, ubwawe n'ubwanjye, hose arahatembera ari kuducira amarenga yuko ibintu bijya kuducikiraho. Ariko ni kangahe se umwumva ngo umukurikire kandi umukurikize? Iyo Yezu abona ugiye kumucika, iyo ari kubona umugabo uri kumusebya, agira abagutumaho benshi cyane, agutumaho ijambo rye, akaguha ibimenyetso, akagutumaho abantu, ariko wowe utari kumva, hano ubwo yize ubwawe akakubwira ati nkurikira. Nuko nawe wamwangira uti ndabaze njye gusezera, agasezero, ndabaze njye kwiyongeza. Nyamara icyo gushirwa nk'amato kamubwira uti nyagasani ndaje. Icyo gihe wasangira na Yezu, ugahabwa Yezu, ukumva ko uratuje, uri kumwe na Yezu, uzi gusangira na Yezu. Mbega cyiza, nubwo abafarisayo bakuvuga bigisha amategeko bakavuga, ariko upfa kuba uri kuri table ya Yezu, uri ku meza ya Yezu, utekanye, umutima umeze neza, ufite amahoro mu mutima, nta kidodo ku mutima, kuko uri kumwe na Yezu nyine afite umutekano, afite amahoro. Kandi ufite amahoro afite n'uwo yamuhaye, uwo ni Yezu Kristo nta wundi. Waba urokotse urupfu ukongera ukavuga uti reka njye guhobera ku rupfu wenda usezeraho bwa nyuma, wabikora? Matayo mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.